Igitabo cy'intangiriro ni igitabo kibanza muri Bibiliya. Kidusobanurira intangiriro ya byose. Iki gitabo cyanditswe na Musa nko mu myaka y'1400 mbere y'ivuka rya Yesu. Iki gitabo kigizwe n'ibice cyangwa imitwe 50. Ariko uburyo giteye kigabanyijemo ibice bibiri by'ingenzi. Hari amateka ya kera, intangiriro igice cya mbere kugeza ku gice cya 11, n'ibisekuru, intangiriro igice cya 12 kugeza ku gice cya 50. Iki gitabo gitangira kidusobanurira uko Imana yaremye isi n'ijuru n'ibintu byose. Nuko umuntu imushyira muri Edeni, ariko Satani araza arabashuka atuma bakora icyaha, nuko umuntu atakaza umubano we n'Imana agwa mu kibi. Umuntu amaze kugwa mu kibi, Imana yahise itangira inzira yo gukiza umuntu ikibi binyuze mu gucungurwa na Yesu Kristo. Inkuru z'ingenzi dusanga muri iki gitabo: kurema, intangiriro igice cya mbere; Edeni, intangiriro igice cya kabiri; icyaha, intangiriro ibice 3; Kayini na Abeli, intangiriro ibice 4; Nowa, intangiriro ibice 6; umunara wa Babeli, intangiriro ibice 11; Aburahamu, intangiriro igice 11. Nuko Imana irema ijuru n'isi. Ku munsi wa mbere Imana irema umucyo. Ku munsi wa kabiri irema isanzure ari ryo juru. Ku munsi wa gatatu irema ubutaka, ibutandukanya n'amazi, inarema ibimera byose n'ibiti. Ku munsi wa kane irema izuba, ukwezi n'inyenyeri. Ku munsi wa gatanu irema amafi n'ibiba mu mazi n'inyoni. Ku munsi wa gatandatu irema inyamaswa zose zo ku isi, irema n'umuntu. Ku wa karindwi iraruhuka, iraweza, iwita isabato. Nuko Imana irema umuntu imushyira mu busitani bwa Edeni, imuremera n'umugore we Eva kugira ngo babane babyare bororoke. Inzoka iraza ishuka umugore, ituma arya imbuto z'igiti Imana yari yarababujije kurya. Amaze kuzirya azishyira n'umugabo we arazirya, bibazanira icyaha. Maze Imana irabahana, ibirukana muri Edeni, ibabwira ko bagiye kubaho ubuzima bw'imibabaro, ari nabwo buzima bwadukurikiranye natwe. Imana ihana inzoka, irayibwira ngo mu rubyaro rw'umugore ruzakujanjagura umutwe, ariko nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Aha twavuga ko ariho Imana yatangiye umugambi wo gukiza umuntu icyaha, kuko Yesu Kristo yavutse ari umuntu kandi niwe watsinze Satani, kandi azayicisha umwuka uva mu kanwa ke. Mu gice cya 4 tubona ko cya cyaha bakoze cyazanye ubuzima bubi, ndetse gitangira gukwira no mu rubyaro rwa Adamu. Babyaye abahungu babiri, umwe bamwita Kayini undi bamwita Abeli. Kayini agirira murumuna w'ishyari, aramwica, amuhoye gusa ko ngo yakoze ibishimwa n'Imana, agatira ituro ryemewe, we bikamunanira. Cya cyaha cyahise kibazanira n'urupfu. Imana ivuma Kayini, imuhanisha kuba inzererezi mu isi, imushyiraho n'ikimenyetso kugira ngo atazagira umwica. Adamu yaje kubyara undi mwana ufite ishusho ye, usa nawe, amwita Seti. Hanyuma amara indi myaka 800 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Nyuma y'ibisekuru 10 gusa, abantu batangiye kororoka no kuba benshi. Abana b'Imana baraza barongora abakobwa beza batoranyije. Abantu baba babi cyane, bituma Imana ibaciraho iteka, ibarimbuza umwuzure, keretse Nowa gusa n'umuryango we, kuko niwe wenyine wasigaye ari umukiranutsi. Imana itegeka Nowa kubaza inkuge, ashyiramo umuryango we n'inyamaswa buri bwoko, ikigabo n'ikigore. Nuko imvura nyinshi iragwa, umwuzure wica ibintu byose bifite ubuzima, uretse ibyari biri mu nkuge, kumwe na Nowa nibyo byarokotse byonyine. Umwuzure urangiye, Imana igirana isezerano na Nowa, imusezeranya ko itazongera kurimbuza isi umwuzure, imuha ikimenyetso cy'umukororombya. Mu gice cya 10 batubwira urubyaro rwa Nowa n'abahungu be 3, Semu, Hamu na Yafeti, n'urubyaro rwabaturutseho. Nyuma y'ibindi bisekuru bike cyane, nanone abantu barongeye baba babi, bagomera Imana, banga gukwira isi yose, ahubwo bagira ubwibone, bubaka umunara muremure ngo bagere mu ijuru. Imana iravuga iti, kuko aba bantu ari ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, nta kizabananira. Nuko irazinyuranya indimi zabo, bituma bananirwa kumvikana, barashwana, baratatana, bakwira isi yose. Uwashaka kumenya ahantu indimi, imico n'amoko yo ku isi bikomoka, yabishakira hano. Mu gice cya 11 nanone batubwira urubyaro kuva kuri Semu,
kugera kuri Aburahamu, nyuma waje kwitwa Aburahamu, ari nawe wabaye isekuruza w'abizera bose. Imana igirana isezerano nawe Aburahamu nyine ko kuri we n'abamukomokaho arimo isi yose izaherwa umugisha. Ni ukuvuga ngo nimwo isi izakirizwa ikibi. Muri iyi nkuru dusobanukiwe uko isi yaremwe, uko abantu batangiye gukora icyaha n'uko ibyaha byakwiriye mu isi, Imana igahanisha abantu umwuzure. Nuko abantu bongera kwigomeka bubaka umunara wa Babeli, Imana irazinyuranya indimi zabo. Muri iyi nkuru ni naho igice cyose gisigaye cya Bibiliya gishingiye, kuko mu isezerano Imana yagiranye na Aburahamu ariho havuyemo igihugu cya Isiraheli, kikavukiramo umukiza Yesu Kristo waje gukiza isi ikibi.